nubwo isi yuzuyemo ahantu heza cyane ariko hari n'ahandi hateye ubwoba kandi habi cyane ku buryo abashakashatsi banyembaraga n'abandi bakomakomeye ari bo bonyine batemberera kandi nabo bafite ubwoba. Muri nkuru yihuse reka mpite nkubwira ahantu 15 wa mbere atinyitse kurusha ahandi ku isi uri buze kumirwa. Njye nitwa Dike, nizere ko wamaze gukora subscribe, warebye hasi urangije ukanda kuri subscribe, wawe ikaze. Ku mwanya wa mbere reka tuhasanga ikirwa cy'inzoka. Tekereza gukandagira ahantu ikirwa ukandagiyeho, buri hantu hose ukandagiye hakaba hari inzoka z'ubumara bukaze cyane. Ila da Kiamada Grande ni ikirwa cy'inzoka gituweho n'inzoga zitwa za Golden Lance Viper. Iyi ngiyi ikuntu mu masegonda make umaze gupfa. Leta ya Brazil yabuje abantu kuhagera kereza abashakashatsi bake cyane babifitiye uburenganzira nibo bonyine bemerewe kuhakorera. Iki kirwa gifite hegitari 43 kiri ubwoko bw'inzoka z'inkazi zino bimaze kubwira zirenga 2,400. Hari uduce twacyo usanga kuri buri kilometero kare imwe hariho inzoka. Ku mwanya wa kabiri reka tuhasange ikirwa nacyo cyihariye cyitwa Danakil Depression Ethiopia. Niba ku ikuzimu haba ku isi kandi hakaba haka umuriro, uku nako ni ukuzimu kwigendera. Iki kibaya cya Danakil ni ahantu hashyushye cyane kurusha ahandi ku isi ku buryo hari ubushyuhe burenga °C50. Huzuye imyuka ihumanya, ibiyaga by'imyunyu ishyushye n'ibidendezi by'amazi ashyushye. Ikirere cyaho nacyo ubwacyo iyo ugihumetse umwuka waho ushobora gupfa. Oxygen yaho iri hasi cyane, akaba n'indi myuka irimo za hydrogene, ikazamo sulfur dioxide n'indi myuka itandukanye. Iyi ngiyi yose iyo ikugeze mu mubiri ushobora gupfa mu gihe gito cyane. Urugero nko mu gace kitwa Dore, guhumeka biba bigoranye cyane iyo udafite ibikurinda mu mazuru yawe. Uko ukomeza kuhaguma uhumeka ni nako ugenda wangiza ibihaha byawe n'amaraso mu mubiri wawe agatokorwa ku buryo birangira upfuye nta kabuza. Ku mwanya wa gatatu reka tuhasange ikiyaga cya Natron. Iki kiyaga nubwo kiri muri Tanzania ukaba ukibona kiri hafi yacu hano hirya rwose muri Tanzania. Iki ngiki uko ukibona gisa nk'ibara ry'umutuku, uko gisa ni nako cyica. Iki ngiki ni kibi cyane ku buryo umunyu wacyo mwinshi cyane n'ubushyuhe bwinshi cyane byo hejuru. Inyamaswa zihaguye nk'inyoni wenda zinanutse zikagwa hafi aho ngaho, aho kugira ngo imibiri yazo ibore iruma igahinduka nk'ibisitati biri hafi aho ngaho cyangwa se ibishushanyo bimanitse aho ngaho kubera umunyu mwinshi uri aho ngaho. Nubwo hateye ubwoba, izi nyoni zitwa flamingos nizo zonyine zibasha kuhatura kuko zibasha kuharokera ibindi byonnyi. Ibi byonnyi rero ntibibasha kugera ngaho kubera ukuntu bitinya iki kiyaga cya Natron. Ku mwanya wa kane hari umuhanda w'urupfu wo muri Bolivia. Ureshya n'ibirometero 60 ukanyura hagati mu misozi ku buryo uyu muhanda ari ingenzi cyane. Niwo wonyine uhuza agace ka La Paz cyangwa se umurwa mukuru wa La Paz amwe n'ako gace amaze kubwira ka Mingus. Birumvikana neza cyane yuko uyu muhanda ukoreshwa cyane. Ntago ari defu cyangwa se tuno dukoresho tuzwi nka guardrails ufite. Bisobanuye neza yuko uramutse uguye wakwibarangura muri metero 600 z'uburebure ziri munsi yawe. Ntabwo ari kaburimbo, ni umuhanda mu rwose usanzwe urimo gravier. Igiteye ubwoba kurushaho nuko uyu muhanda ufite amakorosi menshi cyane. Ikindi kandi ukagira metero z'ubugari 3 na santimetero 200 zonyine ku buryo kunyuranaho hagati y'imodoka bisaba kwitonda cyane. Bitewe n'imisozi n'ishyamba, uyu muhanda mu kirere cyawo hahora harimo igihu gikomeye cyane. Bishatse kuvuga yuko abatwara imodoka bagomba kwigengesera kuko rimwe na rimwe ntabwo bari kureba imbere yabo. Ni umuhanda wubatswe muri za 30 cyangwa se 1930 mbere y'uko wubakwa. Uyu muhanda kubera ukuntu ari mubi cyane, mbere y'uko bubaka uwagombaga kuwusimbura wari umeze neza cyane muri 2003. Uyu niwo wakoreshwaga wonyine. Ibaze nawe gusa kano kanya hari undi waje kubakwa, ariko se ibivuze yuko angaha nta bantu bahapfira? Oya, ntabwo ariko kuri. Ahangaha abantu barenga 200 na 300 bapfiraga ahangaha mu mwaka. Bishatse kuvuga yuko mu minsi 3 hapfaga abantu 2 bose. Mu minsi 3 hapfaga abantu 3. Nyuma haje kubakwa undi muhanda mwiza, ariko uyu nguyu nabo baracyahapfira. Uyu nguyu nayo cyakoreshwa cyane na ba mukerarugendo, abaturage batabasha kutabagira umuhanda mushya n'abandi batandukanye. Hari ishyamba rya Okigahara, ni ishyamba ryo mu Buyapani. Iri ryo noneho rizwi nk'ishyamba ry'abiyahuzi, Suicide Forest. Iri shyamba nuvuga ngo riherereye mu misozi ya Fuji, rikaba rifite amateka adashimishije habe na gato. Abenshi binjiye muri rino shyamba ntabwo bongera gusohoka kuko abenshi baba bagiye kwiyahura. Dore zimwe mu mpamvu zituma bajyayo. Icya mbere, iri shyamba riri ahantu hiherereye cyane. Icya kabiri, abakurambere baho cyangwa se abakurambere bo mu Buyapani nibo bahuriraga n'imana y'urupfu yitwaga Yurei.
niko babyizera. Ibi ngo byatumaga bikanatuma na n'ubu ngo hari abantu bagiye kubera iyo mpamvu. Ni ahantu hakunze gukoreshwa muri ubwo buryo kuva mu myaka yatambutse myinshi cyane. Ibi byaje gutuma abantu bose bifuza yuko bahakoresha. Ikintu cya kane cyihariye, abantu benshi bakunze kujya baba bafite za depression, bafite agahinda gakabije. Iri shyamba leta yashyizeho ibyapa bibuza abantu kwinjira muri rino shyamba, harimo ibyapa bivuga ngo ubuzima bwawe ni ubw'agaciro, amatangazo avuga ngo ongera ubitekerezeho, agira ati shaka umuntu muganira n'ibindi bitandukanye kugira ngo buze abantu kwiyahura. Si ibyo gusa, harimo abantu bari ku burinzi, baba barimo gushaka abantu bari muri iryo shyamba kugira ngo babafashe. Ababyizera bavuga yuko hahurayo imyuka cyangwa se roho z'abahaguye. Ku mwanya wa gatandatu reka tunyaruke, hari ikirwa cya Nau Centenaire. Iki gituwe n'abasantaneleze. Iki kirwa rero abagituye ntibigeze na rimwe bakorana ngo bagirane ubuhahirane n'abantu bo hanze yacyo. Abantu batuye aha ngaha bazwiho kwica uwo ari wese ugerageje kuhagera bakoresheje imyambi yabo. Mu mwaka wa 2018 umumisiyoneri w'umunyamerika yarishwe agerageza kuhagera kugira ngo abashe kubavugisha. Leta y'Ubuhinde yabujije abantu kuhagera mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo. Nubwo abo basangwa butaka baba bari aha ngaha, bica buri wese ugerageje kubataka. Hari ahitwa Kenobile muri Ukraine, ahantu habereye impanuka ikomeye cyane y'iturika riturutse ku makosa yabaye ubwo abasoviete bageragezaga gusuzuma imbaraga za nucleaire muri 1946. Haracyari uburozi bw'ibinyabutabire. Ibi byagize ingaruka kuri uyu mujyi wari mwiza cyane witwa Pripyat, ku buryo abarenga 49,000 bari bawutuyemo bahise bimurwa byihuse cyane kubera uburozi bwari burimo kwinjira mu mibiri yabo iyo bahageze. N'uvuga ngo aha ngaha iyo uhageze hari uburozi bukwinjiramo ku buryo ugomba gupfa nta kabuza. Imyaka ibaye 39, uyu mujyi umeze nk'ahantu habereye ibintu by'amateka nyine. Hari ibice abantu bavuga yuko ushobora kubisura, hari n'abavuga yuko mu myaka 1000 iri imbere, mu myaka myinshi cyane, nta muntu uzemererwa gusura aha ngaha. Abasura nabo basura bigengesera cyane, bamwe bari mu ndege. Mbese ni umujyi wangiritse, ni umujyi ugiramo ukavuga ati sangaha habereye impanuka, habereye intambara, bikakuyobera. Nk'uko nabikubwiye mbere, turimo turagenda tunyeruka, nta mwanya wo guhagarara, nta mwanya wo guta igihe dufite. Tugeze ku gace kitwa Death Zone cyangwa se agace k'urupfu. Aka gace k'urupfu rero ko kameze gate? Aka gace ni umusozi wa Everest, uyu witwa Death Zone. Ni umusozi muremure cyane ufite agace kitwa k'urupfu. Kuki kitwa k'urupfu? Aka gace kari muri metero 8,000 cyangwa se kilometero 8,000. Umwuka uba uri muke cyane ku buryo uhageze yarokoka. Hejuru yaho handagaye imibiri y'abantu benshi cyane bagiye bahagera bakananirwa kugaruka, kandi kwikuraho biragoye cyane. Aka gace kitwa Death Zone, iyo umuntu ahageze karangwa n'ibyago byinshi cyane birimo kunanirwa n'umubiri, gukonja gukabije no gutangira kubona ibintu bidahari. Hari ibintu bituma nta kabuza ugomba gupfa. Reka tunyiruke ku mwanya wa 9 wacu. Hari indake yitwa Mariana Trench Pacific Ocean. Iyi ngiyi iri muri Pacific Ocean. Ahantu naho hateye ubwoba cyane, biranagutangaje. Ni nko mu ndake y'imbere mu nyanja. Ni ahantu harehare cyane, hafite metero 10,900, hafi kilometero 11 z'ubujyakuzimu. Ni mu gihe mu nyanja zose uzasanga uburebure buba buri hagati ya kilometero 3 zonyine n'enye, ariko aha ngaha harihariye z'ubujyakuzimu. Iyo ushatse kuhagira ubushakashatsi mu masegonda make cyane, ukururwa ukanasunikwa n'imbaraga zikomeye cyane zikwinjizamo hagati munsi. Aha ngaha kugira ngo ubyumve neza, kugira ngo ubashe kuvamo byagusaba kuba ufite imashini ifite imbaraga zishobora kugusunika cyangwa se zikagufata ku kigero cy'ibiro miliyoni zirenga zinga. Mbese ni ukuvuga ngo aha ngaha iyo uhageze ntushobora kuharokoka, nta kabuza uba uri buze gupfa. Ni Mariana Trench iherereye muri Pacific Ocean, mu nyanja ya Pacific. Ku mwanya wa 10 reka tuhasange Triangle de Bermude. Iyi ni mpande eshatu ntekereze cyangwa se imaginary triangle. Iyi ngiyi iboneka ku ikarita y'isi ihuza uduce dutatu twa Miami iri muri Florida. Hakaba n'akandi gace kitwa Bermuda, akaba ari territoire y'Abongereza muri North Atlantic Ocean, hamwe n'akandi kitwa San Juan, akaba ari ako muri Puerto Rico, nako akaba ari ako muri territoire ya Amerika. Aka gace kazwiho kuba nta ndege y'igaca hejuru ngo nirangiza ikarenga idahananutse. Hari indege nyinshi cyane zagiye zihananuka muri kano gace. Ibi ngibi ni ibintu rwose abantu benshi bazi. Hari ibintu byinshi byagiye buri kurengero bihageze nta n'ikintu basobanura gituma bigenda. Hari abatekereza yuko ari imbaraga zidasanzwe, abandi bakemera yuko ari ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere biba biri hafi aho ngaho. Gusa kugeza ubu ngubu nubwo hafatwa nk'ahantu h'amayobera, ni ahantu hakoreshwa cyane kuko niyo nzira ihuza Amerika na Caribbean n'Uburayi. Ku mwanya wa 11 turasanga irembo ry'ikuzimu, Gate of Hell, riri muri Turkmenistan. Ni hagati mu butayu ahari urwo bunini cyane ruhora rwaka umuriro kuva mu mwaka w'1971 kugeza na n'ubu.
byaje nk'impanuka ubwo abasoviyete bacukuraga bashakamo gaze, bamaze kuhacukura ubutaka buratenguka bubyara icyobo kinini cyane kizamo umuriro gihora cyaka. Muri iyo minsi icyo cyobo cyaje gutangira guturukamo imyuka ihumanya. Mu rwego rwo kubikemura bahacana umuriro kugira ngo bishire, gusa batekerezaga yuko uwo muriro mu minsi mikeya uzaba wazimye. Gusa na n'ubu iyo myaka 50 irashize kandi uwo muriro uracyaka. Hashize imyaka irenga 50 iri rembo ryiswe ry'ikuzimu ryaka rigatanga urumuri rudasanzwe mu butayu. Ku mwanya wa 12 turasanga umusozi wa Washington. Mount Washington iherereye muri Amerika. Uyu musozi ufite umuyaga ukaze cyane uhuha kurusha indi yose yaba yarigeze kuba ku isi. Ufite speed cyangwa se umuvuduko w'ibirometero 371 ku isaha. Nuvuga ngo abagerageza kubona bose, mbese iyo ugerageje kurira uyu musozi nta kabuza uri hure n'imvura nyinshi cyane n'umuyaga uhuha ukavanaho buri kimwe cyose nawe urimo. Ku mwanya wa 13 turasanga ikirwa cya Lamuri muri Myanmar. Mu ntambara ya kabiri y'isi abasirikare b'Abayapani baratatanye bagerageza guhungira kuri kiriya kirwa cya Lamuri. Bagezeyo dore uko byabagendeye. Hafi aho ahantu hari ibidendezi byacyo by'icyo kirwa hari igice kinini cyane cyagabweho igitero n'ingona nini cyane zibasha kurya umuntu umwe mu kanya gato. Abatangabuhamya babyumvishe bakanabibona bavuga yuko bumvaga imiborogo y'amajwi ateye ubwoba y'abantu bari barimo gupfa bariwe n'izo ngona. Bitangazwa yuko icyo gihe ahantu hateye ubwoba kuko hapfuye abantu benshi cyane kandi bose bariwe n'ingona. Bitangazwa yuko kuva isi yabaho ari ubwa mbere hari habayeho kwatakwa n'ingona kudasanzwe, aho ingona imwe yakuryaga ikiyongeza undi wa kabiri. Ku mwanya wa 14 reka tuhasange ikiyaga cya Nyos muri Cameroon. Mu mwaka w'1946 iki kiyaga cyasohoye igicu kidasanzwe cya carbon dioxide gihitana abantu barenga 1700 ku cyumweru kimwe gusa kibahubuje guhumeka. Abahanga bavuga yuko kugeza ubu ngubu bishoboka yuko cyakongera n'ubundi kikasohora uwo mwuka. Reka twigendere ku mwanya wa 15 reka tuhasange agace ko mu Burusiya kitwa Oymyakon. Ahangaha ni ahantu hakunzwe cyane kurusha ahandi hose ku isi, gusa ubukonje bwaho bujya buzamuka bukagera ku kigero cyo hejuru aho buri wese ubura ahangaha ashobora no guhita ahinduka barafu. Abantu batuye basabwa guhora biteguye guhangana n'ubwo bukonje. Gusa ahangaha haratuwe cyane kuko aka gace gaherereye muri Repubulika ya Sanka, agace gakonje cyane kurusha ahandi hose muri kino gihugu cy'Uburusiya no ku isi muri rusange. Bitewe n'aho utuye cyangwa se ibyo waba uzi byose, niba ari ahantu nawe waba uzi hateye ubwoba kuri ino si, yaba mu Rwanda cyangwa se no mu mahanga, ushobora kunyandikira ukambwira uti hari agace nzi gateye ubwoba utigeze uvuga kandi ngenda kazi. Njye nitwa Dore rero nakurasiye ku ntego kuko dufite ibintu byinshi cyane byo kuzaganiraho. Reka ngutegurire n'indi muri kurikira, nta mwanya dufite wo gutakaza.